Mu masaha make ashize twese twatunguwe ndetse twumva inkuru itari nziza ko channel ya Mwanafunzi yamaze gusibwa burundu. Mu kanya gato ibyo yari yarubatse byose imyaka myinshi byahindutse umuyonga. Abantu benshi bamwihanganishije, abandi baramuseka, abandi baribaza bati ese ubu ngubu ubuzima bwe ntiburangiye. Gusa isi inkuru ya Mwanafunzi gusa, ni inkuru yacu twese, kuko buri wese mu buzima yigeze gutakaza ikintu gikomeye, akaba akazi, amafaranga, inshuti cyangwa n'inzozi. Nanjye byigeze kumbaho igihe nari maze kubaka inzozi ndende, amaze kugira icyerekezo gifatika, byose rwose byambereye nk'umukungugu mu maso yanjye. Ni umunsi nabonaga ijambo rimwe gusa rivuga ngo channel yawe yahagaritswe. Numvise isi yose isa nayo impagaze hejuru, numva ni ibintu bindemereye. Icyo gihe nibwo namenye ukuri ko gutakaza ikintu bitavuze ko ubuzima bwawe buba burangiye, ahubwo ko bishobora kuba intangiriro y'inzira nshya utigeze wibwira. Nguhaye ikaze mu nkuru yanjye, ni inkuru ijyanye n'iya Mwanafunzi, ni inkuru irimo amasomo akomeye, ubane nanjye kugera ku musozo, nawe uraza kuyungukiramo. Mu by'ukuri hari igihe wumva ko byose byarangiye, uko byagenda kose ukumva nta kindi kintu ukwiriye kongera gukora, kuko ibyo warwaniraga imyaka n'imyaka byose bigiye mu kanya gato. Nanjye niko byangendekeye igihe channel yanjye bayisibaga, byose byampindukiye ubusa, kuko numvaga aho ngiye gukorera amafaranga, ngiye kubaho neza hatagihari. Umutima wanjye wari umeze nk'usenyutse mu mpande zose, dore ko nari nariyubatse rwose, mfite izina, mfite inzozi, mfite abantu bankunda, ariko byose bikaza gusenyuka mu ijoro rimwe gusa. Mu by'ukuri ni inkuru yambabaje cyane. Ese waba warigeze kugira igihe nawe wumva isi yose ikwishimye hejuru? Umunsi rero babimbwiye nibwo numvise umutima uhagaze. Nari nicaye imbere ya mudasobwa, ubwo ni mashini yanjye, nari ndimo kureba n'ubundi uburyo ki channel yanjye ikomeza kugenda izamuka. Muri ako kanya nibwo nakiriye notification cyangwa se imenyesha rimwe ryarimo message y'akataraboneka igira iti channel yawe yahagaritswe. Ako kanya numvise umwuka rwose usa n'umvuyemo, dore ko nari nciye bugufi ku buryo rwose ntashoboraga no kumva ibyo nari ndi gusoma muri ako kanya. Amarira yatangiye kuzenga mu maso, kuko nibazaga nti ese koko ibintu byose narwaniye birangiriye ahangaha? Ese imyaka yose y'umurimo, amashyushyu, amasaha yo kuryama make, byose bimpfiriye ubusa? Icyo gihe mu by'ukuri numvise ntakiri umuntu, dore ko nabonaga ubuzima bwanjye bugiye kurangira. Rwose nararebaga nkavuga nti njyewe n'umuntu wari ugiye kubaho utandukanye n'abandi, none mu kanya gato ubuzima bwanjye bukaba burangiye, koko nzabaho ne? Nari meze nk'uwabazwa umutima, nta gitekerezo, nta cyizere, dore ko nibajije nti ese ubu koko nzongera kugira aho mpahira, nzongera kubona aho navana amafaranga? Byari byinshi nibazaga mu mutima wanjye. Mu minsi yakurikiyeho sinari nzi icyo gukora, nari nicaye mu nzu, ibitekerezo byambanye byinshi, ndetse rwose navuga yuko bitari na byiza, dore ko inshuti zimwe na zimwe zatangiye kunyihunza, abandi bakavuga amagambo akomeretsa. Ati none se ko ibyo wakoze byose birangiye, ubu urahungira hehe? Natekerezaga ko mu by'ukuri ubuzima bwanjye bwari burangiriye aho, dore ko ntashakaga gusohoka, sinshake kuvugisha abantu, wumve ngo nari meze nk'uwabuze igisobanuro cy'ubuzima. Gusa mu ijoro rimwe nibwo mu masaha y'umugoroba, ahari ijwi rito numvise rimbwira mu mutima riti ntabwo ibintu birangiye, kuko nta gihe cy'ukuri ubuzima burangira keretse igihe wowe ubwawe wemeye kureka kurwana. Umunsi umwe rero nibwo nari nicaye ndi gutekereza cyane, maze nibuka amagambo mama yambwiraga kera ati burya ikintu ucyangiritse cyangwa se kigasenyuka, ntabwo bivuze ko isi birangiye, ati rwose biba ari intangiriro yo kubona ikindi kintu gishya. Ayo ni amagambo yantinyuye. Naratekereje ngira nti ese koko kuba channel yanjye yarasibwe bivuze ko nanjye ndangiye? Ese kuba ntakibona amafaranga aho nayakuraga bivuze ko nagikwiriye kubaho?
aho niho natangiriye gusubiza umutima hamwe rwose ndamwenyura nubwo nasekaga ntariho kuko amarira yo rwose yarakiri mu maso gusa nibutse ko ubuzima atari amafaranga cyangwa izina gusa ahubwo ko ubuzima ari umutima ugihumeka n'inzozi ndende uba ugihabwa n'umutima wawe ndetse n'amahirwe yo kuba wagerageza ikindi kintu gishya. Nafashe rero ijambo mu mutima rigira riti ndi bukore ikindi kintu nubwo cyaba gito, ndashaka kongera kwandika amazina ndetse rwose nkubaka amateka yanjye, nkongera nkavuga, nkongera gusangiza inkuru nubwo nta n'umwe wabyumva ariko nanjye ubwanjye nzaba mu by'ukuri ngerageje kwikiza igikomere ndetse ndokotse gucika intege. Ibyo byarakomeje maze gufata uwo mwanzuro natangiye gukora ibintu bito, nkandika inkuru ku mpapuro nkumva amarangamutima yanjye aratuje, ntangira kuvuga story nto ku bandi nubwo rwose nta views nyinshi nabonaga ariko buri munsi nari kumwe n'icyizere gito cy'uko ejo hashobora kuba heza. Inshuti zimwe rero zasubiye kureba ibyo nakoraga, abantu bake batangira kungira inama, hari n'abambwiye amagambo meza ati burya nta kintu kirusha agaciro kuba ukiriho kuko byose bishobora kongera kubakwa. Buhoro buhoro rero nibwo natangiye kubona ko ibintu bidahora uko byari biri, nubwo rwose nari naratakaje cano ariko sinari natakaje ubumenyi, sinari ntakaje impano yo kuba nakora ibyo nakoraga byo gusangiza abantu inkuru, ndetse rwose nari natakaje amafaranga ariko ntabwo nari ntakaje ubushobozi bwo kuba natekereza ngo mbe nabona ayandi. Byatumye rero menya ko gutakaza ibintu atari ko kurangira, ndetse ko rwose kugaruka ukongera ukubaka ubuzima ari byo bigaragaza ko ukwiriye kubaho ndetse uzagira ubuzima bwiza. Ubu iyo nsubije amaso inyuma numva ko ikosa nakoze ryo kuba rwose narabanje kwigunga cyane ubwo naburaga cano yanjye, ryambereye isomo rikomeye cyane mu buzima ndetse ryananyigishije ko umuntu atari ibyo atunze cyangwa ibyo afite, ahubwo ko ari umutima ushobora kongera kwihangana bityo ugakomeza urugendo nubwo rwaba rutoroshye. Ndagira ngo nkwibutse ko nawe uri kunyumva ushobora kuba waratakaje akazi, waratakaje amafaranga mu bucuruzi cyangwa se warabuze umuntu waguhaga agaciro gakomeye cyane. Ndashaka kukubwira ko ubuzima bwawe butarangiye, ko ubuzima bwawe bugifite icyerekezo. Burya gutakaza ntabwo bisobanuye kurangira, ni intangiriro y'inzira nshya. Iyo wemeye guhaguruka nubwo waba usigaranye ubusa, ubuzima bushobora kongera kukubwira buti haguruka ndacyagukunda ndetse ndacyagutegereje imbere. Natsinzwe byose, mbura byinshi nari niteze, ariko niga ikintu kimwe gikomeye, ko ubuzima budakina kandi ko butagomba kureka umuntu ngo agwe aho yagwa. Bivuze ngo ubuzima aho bukujyanye ntabwo ugomba kwemera ngo bukujyane aho bushatse, ahubwo ugomba guhaguruka. Ubuzima nabwo buguhereza indi nzira rimwe na rimwe iruta iyo watekerezaga mbere. Mu minsi ishize nibwo rwose nanjye nishimiye umusaruro maze kugeraho, bitewe n'uko nafashe umwanzuro ngafata indi nzira, nkavuga nti kuba ibi byanze ntabwo bivuze ko n'ejo bizanga. Niba warasitaye ugatsikira ku byo wifuzaga kugeraho, wicika intege ngugwe, ahubwo ngera uhaguruke, wongere uhatane, inzozi zawe urazifite ndetse buri kimwe cyose wifuza uzakigeraho. Nkwifurije umugisha. Niba ari ubwa mbere ubanye nanjye mu nkuru nk'izi, kanda like ukande subscribe, ubundi ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu nkuru nk'izi zidasanzwe ngutegurira ndetse nkakugezaho umunsi ku munsi.